Ibihe byiza abakurikiye TV1 tuje mu mwanya w'amakuru yaranze umwaka wa 2024 turibanda ku ngeri y'imibereho myiza y'abaturage. Nge nitwa Dieudonne Nshimiyimana, ntabwo nijye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Savio Kwizera. Savio, umwaka mushya muhire. Umwaka mushya muhire kuri twese. 2024 yagenze neza. Ugiye kureba ngira ngo umuntu abafite intego nyinshi agomba kuzageraho mu mwaka, ariko hari igihe birangira wenda zitagezweho 100%, ariko umuntu yavuga ko zagiye zigenda neza. Nibitarakemutse muri uyu mwaka, umuntu abayizeye ko bizakemuka mu mwaka utaha. Ni ingeri rero y'imibereho myiza y'abaturage tugiye kwibandaho muri aya makuru yaranze umwaka wa 2024. Turahera ku nkuru zagiye zigarukwaho zifite aho zihuriye n'imibereho y'abaturage. Turahera ku nkuru yahise kuri TV1 itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2024. Ni inkuru yakozwe na mugenzi wacu Camille Ndikumana, aho mu gihe hari abaturage bataka kudahabwa bimwe mu byo bijejwe n'ubuyobozi, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yo yasabaga abayobozi kujya basubira hahandi bijereje abaturage ibyo bagomba kubagezaho, bakabasobanurira impamvu bitagezweho mu gihe hari bitagezweho. Reka ku buhanga bw'ibyuma baze kudukinira inkuru ya Camille Ndikumana yakoze icyo gihe. Turaza kumva uburyo iyi minisiteri yashishikarizaga abayobozi kujya basobanurira abaturage, kuko abenshi bumvaga ko bibaza ese ibi kuki bitagenze neza cyane cyane. Hari kenshi kumwe abayobozi bajya gusura abaturage, rimwe na rimwe abaturage bagatanga ibyifuzo byabo bavuga bati dukeneye ibikorwa ibi nibi, dukeneye ibikorwa remezo ibi nibi, ariko abayobozi bakava aho ngaho bijeje abaturage ko ibyo bibazo bigiye kuzakemuka. Abaturage bagategereza bagaheba. Ari nayo mpamvu Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yashishikarizaga abaturage mu kwezi kwa mbere ko yashishikarizaga abayobozi mu kwezi kwa mbere ko bagomba kujya bagaruka bakabwira abaturage impamvu ibyo babijeje bitakemutse. Reka ku buhanga bw'ibyuma badushyiremo iyi nkuru, tugaruka no ku zindi nkuru zikomeza n'ubundi muri iyi ngeri y'imibereho myiza y'abaturage. Camille Ndikumana. Batubwiraga yuko Perezida azajya gutorwa ku itariki harya zarenye z'ukwa munani, bizaba byarangiye, urumva tuzaba turi gucana. None reba aho bigeze. Ubwo rero twabuze uwo twabaza. Henshi mu byifuzo by'abaturage, iyo babonye umuyobozi mukuru bahuriye mu nama runaka cyangwa se umuganda, abaturage baba bafite inyota yo kugira igikorwa cy'iterambere basaba babinyujije ku muyobozi mukuru babashije kubona wabasuye. Bimwe mu byo bemererwa muri ubu buryo birakorwa, ibindi amaso agahora mu kirere, abaturage bagategereza kugezwaho ibyo bemerewe, imyaka igashira indi gataha. Urumva nawe ahantu hateganijwe hano hamaze kugira abayobozi benshi, ukumva ngo ejo barubaka, byarananiranye, twayobewe y'ibintu bipfira. Ubwo tukibaza igituma batwemerera ibintu kandi ntibikorwe, ntibabishyire mu bikorwa. No kuvuga ngo hano bapima inshuro zigera kuri enye, baza batubwira ati amazi tugomba kuyabaha. Kuva 2014 nta gihe batigeze bapima hano batubwira ko bazaduha amazi. Turifuza ko baduhereza umuriro tugacana, tukagira uburenganzira bungana nk'ubandi banyarwanda bo mu mijyi, kubera ko igihugu nta mupaka ukikirimo nk'uko bayivugaga mbere. Igihugu ni icy'abanyarwanda bose kandi tugomba kwisanga ku iterambere ringana. Nk'ikibazo cy'iterambere, mu iterambere ntuza vision twari dufite, urumva ko tudashobora kwigeraho tutagize tutabonye ntuza umuriro. Iba ariko hari ababifata nko kubeshywa n'ubuyobozi ku byo baba bijejwe mu ruhame. Aha Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Claude Musabyimana avuga ko mu gihe hari iby'abayobozi cyangwa se abafatanyabikorwa bijeje abaturage ntibikunde ko babibagezaho, ngo bakwiye kugaruka mu baturage bakongera kubabwira impamvu bitagezweho, hagashakirwa hamwe ibisubizo. Murabizi hari igihe kiri bagatumira abaturage mu midugudu ngo batange ibitekerezo byabo, ibyifuzo byabo. Ahenshi niho haturuka niyo mihanda kuvuga ngo tuzakora uyu bigakomeza, ariko akenshi igihe usanga ibyifuzo byarabaye byinshi kurusha ubushobozi buhari. Ahubwo icyo dusaba abayobozi buri gihe nuko nyuma yuko budget iboneka n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa, bakabigabana n'abafatanyabikorwa banyuranye barimo leta n'abafatanyabikorwa bayo mu karere, abantu bagomba kugaruka bagasobanurira ahubwo abaturage bakababwira ngo ariko dore nubwo twarifuje gukora iki n'iki, ubushobozi bwabonetse muri leta no gukora ibi, umufatanyabikorwa runaka yabonye ubushobozi bwo gukora ibi n'ibi, ibisigaye turebe ubundi buryo twabikora cyangwa se tubishyire umwaka utaha. Ubwo ahenshi aho wenda bigeraho ngaho abaturage bakibaza ko byagenze, biba ari uko iyo feedback cyangwa se ibyo biganiro byo kugaragariza abaturage ibyavuye mu bitekerezo byatanzwe
biba bitarakozwe neza, ariko bikozwe neza ubundi babyumvikanaho ku buryo banajya n'inama bakavuga batari ko aha, hari n'abakubwira batari ko ahangaha nubwo rwose hatakozwe tugiye kubikora gutya kugira ngo hakorwe. Ibyo rero ibyo bikozwe neza ubundi ibibazo byakemuka kandi abo bikora neza nta bibazo bagira. Iyo abaturage bijejwe by'umwihariko ibikorwa remezo ntibikorwe harababihomberamo kubw'imishinga bapangaga, ariko byose no gukuraho urujijo. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikavuga ko bizakurwaho no kugaruka kw'abayobozi bakajya basobanurira abaturage icyabaye cyatumye batabagezaho ibyo babijeje mu ruhame. Camille Ndikumana, TV1. Arakoze cyane Camille Ndikumana kubwiye inkuru yaduteguriye. Reka dukomeze n'amakuru yagiye aranga umwaka mu mibereho myiza y'abaturage, aho abanywi b'urwagwa n'abacuruzi barwo mu karere ka Kamonyi ni mu murenge wa Kayumbu by'umwihariko mu kagari ka Busoro binubiraga ubuyobozi ko baca amande kubera ko bafunguye mbere ya saa sita. Ni inkuru yatambutse mu kwezi kwa kabiri hari tariki 9 z'uyu mwaka 2024. Ngira ngo muri iyi nkuru abaturage bagaragazaga cyane ikibazo cyo kuba bari kubuzwa gucuruza urwagwa mu masaha ya mu gitondo, bakibaza bati ibi bitwaye iki, akagwa kugacuruza byatwara iki wenda kuri gahunda ya leta. Ni n'ikibazo wasanze inzego zisa nkaho zitanye ba mwana, ubuyobozi ku mudugudu buti bari gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama njyanama y'akarere, ku karere bati nta byemezo dufite bitegeka iki kintu. Ugasanga ni inkuru yagaragazaga ko abaturage hari ishingiro bashobora kuba bafite ku kwaka uburenganzira bwabo, ariko nanone ukibaza utese urwagwa rutwaye iki. Ngira ngo iyi gahunda ijya gushyirwaho ko ari ukugira ngo hanarindwe umubare mwinshi w'urubyiruko ndetse n'abaturage babyukira ku kabari, kubera ko ahenshi mu byaro usanga bafite imirimo yo mu mirima. Burya umuntu wagiye guhinga mu gitondo kuba yaza nyuma ya saa sita akanyura ku kabari ntacyo bitwaye kuruta uko yahabyukira. Ni nayo mpamvu wenda iyi gahunda yashyizweho, ariko abaturage bakabyinubirana cyane ko benshi mu bacuruzi usanga batanga imisoro, akavuga ati ni gute nacuruza nshaka kunguka kandi ntanga n'iyo misoro nzunguka gute. Iyi rero ni inkuru twateguriwe na Daniel Dushimumuremyi, reka tuyumve. Abacuruza urwagwa n'abanywi barwo mu murenge wa Kayumbu mu karere ka Kamonyi by'umwihariko mu kagari ka Gasoro bavuga ko ubuyobozi bw'akagari ngo bwababwiye ko nta wemerewe gufungura akabari mbere ya saa sita. Aba bavuga ko bamwe mu bacuruzi b'utubari batabyubahirije, ariko ngo umuyobozi w'akagari ngageze ku bacuruza urwagwa ngo abaca amande. Bose yaraje hanga executive kuva mu saga yatari yakaze ku cyumweru ni rwose nahise nkinga, none arangije aravuga ngo uzatanga amande ngo nari kuri ntekira kuri ngari 2020. Nahise nkinga nyine abantu barasohoka bose baragenda. Iyi santere ni ngewe uyiyobora. Niba batanga imisoro noneho hakaboneka igihe kinini cyo gufunga, urumva ko bavuga ko baba babangamiwe. Hari ukora mu kampani runaka ubu ukeneye kuvuga ngo nari natashye iwanjye mvuye Nyaruguru ngiye i Kayumbu cyangwa se ngiye i Muhanga nayo nkeneye kuruhuka, ubwo yahurira n'umuyobozi, ubwo nyirakabari cyangwa se nyiri butike akabagiza ibibazo ngo hanwa ngo cibwa amafaranga. Bavuga ko kudafungura utubari mu minsi y'imibyizi byo bapfa kubyubahiriza, ariko nibura mu mpera z'icyumweru ngo ntabwo bumva impamvu babuzwa gucuruza mu gitondo. Ariko buriya twumva ko ibyifuzo twagira nuko kuva ku wa mbere nyuma y'amasaha wenda umucuruzi cyangwa se ubupima we yabihanirwa, ariko ku wa gatandatu no ku cyumweru tukarenganurwa natwe tukagira uburyo ki twisanzura. Umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Gasoro Jean Claude yabwiye TV na Radio 1 uko kubuza abacuruza urwagwa gucuruza mu masaha ya mbere ya saa sita ngabari gushyira mu bikorwa amabwiriza y'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi. Gusa ntabwo yigeze yemera ko tumufata amajwi ubwo yari muri santeri ya Manyana abivuga. Ku ruhande rw'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi, perezida wayo Nyoni Lambert ku murongo wa telefoni arasobanura ko nta mabwiriza ariho ategeka utubari gufunga mu masaha ya mu gitondo ngo dukore nyuma ya saa sita. Yewe ayo mabwiriza nayo nzi ntabwo njyana nageze yatanga. Hanyuma ikindi nakubwira, niba ari mu kagari ka Gasoro ureba n'ahandi ukabona utugari tundi
n'amasantere yandi baba bacuruza. Ntabwo rero nibaza ahantu ayo mabwiriza yayakuye. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kamonyi aravuga ko yasabye ubuyobozi gukurikirana iki kibazo. Ikibazo navuganye n'ubuyobozi, n'umwe mu bayobozi muri nyobozi z'akarere, ambwira ko ibyo bintu atabizi. Noneho rero ndamubwira babikurikirane babirebe bazame raporo, cyane cyane ko wamwambwiye ko hazamo ikibazo cy'amande, kandi aho merukira leta yari yagerageje muri aya mategeko, amabwiriza n'amategeko y'umusoro aheruka kugenda bagabanya amande ya hato na hato, amafaranga acibwa abaturage. Ku rundi ruhande ariko ngo ikibazo gituma aba baturage bacuruza urwagwa babuzwa gucuruza mu masaha ya mu gitondo ngo ni ukubera ko ngo muri ibi bice hari abaturage basinda cyane ngo bakibagirwa kujya gukora. Daniel Dushimumuremyi mu karere ka Kamonyi. Urakoze cyane Daniel Dushimumuremyi muri iyi nkuru igaruka n'ubundi ku buzima bw'abaturage, aho abo muri uyu murenge wa Kayumbu binubiraga ko bari kubuzwa gucuruza urwagwa mu masaha y'igitondo. Turakomereza kandi aya makuru yaranze umwaka wa 2024 mu ngeri y'imibereho myiza y'abaturage. Kuri iyi yahise ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2024, ni inkuru n'ubundi yagarukaga ku mibereho y'abageze mu zabukuru, aho abageze mu zabukuru bavugaga ko batabona uburyo bwihariye bwo gutanga ibitekerezo ndetse no kugaragaza ibibazo bibugarije nk'ubukene, bityo bagasaba ko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yakwihutisha gushyiraho komite z'abageze mu zabukuru, ariko kandi no muri iyi minisiteri hakajyaho urwego rushinzwe abageze mu zabukuru. Ngira ngo henshi muri serivisi zigiye zitandukanye abageze mu zabukuru bakunda gusaba, usanga bazihuriraho n'abasanzwe, kandi tuzi ko abageze mu zabukuru bagira intege nkeya, ugasanga rimwe na rimwe nta mategeko abarengera. Iyo ugiye kubaza abasaza bakubwira nyinshi mu mbogamizi bakunda guhura nazo, ari nayo mpamvu bavuga bati hakabaye hari urwego rudushinzwe twebwe twenyene abageze mu zabukuru, mu gihe runaka, mu gihe tugiye gutanga ibitekerezo bikaba byatworohera kugira ngo tubashe no kumva. Na cyane ko hanze habafatwa nk'inzu z'ibitabo, baba bafite byinshi basangiza abakiri bato, baba bafite ubunararibonye bwinshi basiga ndetse bukagira icyo butanga haba ku miyoborere ndetse no mu nzego zitandukanye z'igihugu. Reka rero twumve iyi nkuru yakozwe na mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza, turagaruka n'ubundi dukomeza aya makuru. U Rwanda rwakoze ibishoboka byose hajyaho gahunda zidaheza umuturage uwo ari we wese. Ahanini abageze mu zabukuru batishoboye bashyiriweho gahunda zibafasha nka VUP. Ibi ariko ntibibuza ko usanga henshi bataka imibereho mibi. Shaje sinkiva mu rugo, ntabwo nyifata isuka ngo njye hariya mpingi. Rwose tumeze nabi, inzara igiye kutuma. Ejo bundi kwezi kwa mbere batubariwe ngo bagiye kuduha ibyo kurya, twarategereje turaheba. Kubera iki? Inzara. Kurya byo yewe nta wakwirwa bivuga. Agnes Nyiragabiro na Edouard Sahunkuye ni bamwe mu bageze mu zabukuru bari muri pansiyo, bemeza ko ibi bibazo byongeraho uburwayi no kuba nta rwego rwihariye rubahagarariye banyuzamo ibibazo bibugarije. Ariko usanga bafite irungu, bumva yuko basa naho babaye intabwa ntawo bitayeho. Uwo ngo naranze ubuzima, nta nubwo wamubwira ngo ibyiza biri imbere nkuko tujya tubivuga ngo abyemera, aba yumva ubuzima bwe yarabushyizeho iherezo. Ntabwo mu iki gihugu cyacu turagira abaganga bihariye bavura abantu bakuru. Niba mu mudugudu no mu kagari no mu murenge tugira abantu bagarariye nk'urubyiruko, tukagira abahagarariye abari n'abategarugori, ntekereza ko n'abantu bari mu zabukuru bishobotse nabo bahagararirwa muri ubwo buryo, ntibibe ngombwa ko batuma, ahubwo bakaba ubwabo bahibereye. Muvunanyamba Apollinaire kuri wasanga hashyizweho komite z'abageze mu zabukuru nko mu nzego z'ibanze byarushaho kunoza imiyoborere myiza. Yabagiraga n'akantu kanjyanama kari aho ngaho k'abasaza, bakagenda kabahamagara habaye ikibazo bati nimutugire inama, kubera ko ubo nta nyungu bayifitemo, bafitemo inyungu y'imiyoborere myiza kugira ngo bigende neza. Umuryango Inspire Zamuka usanzwe uvugira abageze mu zabukuru usanga hakenewe kwihutishwa ishyirwaho rya komite z'abageze mu zabukuru, ndetse muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ari nayo ibareberera hakabamo urwego rwihariye rubashinzwe, nk'uko bishimangirwa na Mugabo w'Ishema Eri uyobora umuryango Nsindagiza. Iyo urimo gushaka ibibazo biri mu bana
gushaka umuntu uhagarariye ihuriro ry'abana. Iyo mugiye gushaka umuntu uvuga iby'abageze mu zabukuru mushaka nde? Kuko kugeza uyu munsi nta rwego bafite, nta ruvugiro. Ubwo rero ntabwo wajya ngo ufate umuntu gusa kuko ubonye afite imvi ngo agiye kuvugira abageze mu zabukuru. Abageze mu zabukuru biragaragara ko agaciro tubaha turavuga ngo barimo kugenda bavamo. Turasaba ko Minaroke habaho gushyiraho izi komite z'abageze mu zabukuru kuva mu mudugudu kugeza mu rwego rw'igihugu. Hanyuma ikindi dusaba niba hatajyaho ishami ryihariye pe, ariko nibura mu ishami ry'imibereho myiza hakabaho umuntu wihariye ushinzwe ibibazo by'abageze mu zabukuru, hanyuma nabo ubwabo bahabwa umwanya wo kuzajya batanga ibitekerezo ku bibareba cyangwa se ku bibakorerwa. Godefroid Kayigana, umuyobozi mukuru w'agateganyo ushinzwe imibereho myiza n'iterambere rusange muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, avuga ko hari kunozwa uburyo abageze mu zabukuru barushaho guhabwa umwanya ariko hadashyizweho urubuga rwihariye rusa naho bakuwe mu bandi. Iyo uvuze ngo ushyireho uburyo noneho bwihariye bw'abasaza gusa, ni ukuvuga ngo bakuye muri sosiyete kandi bagomba kuguma muri sosiyete, kure kuvuga ngo ese byagute kugira ngo n'umusaza ajye abasha kuganira n'abakiri bato, gushyiraho urwo rubuga nabyo ntabwo birakomera, haracyarimo, navuga ko nabyo bigifitemo intege nke kugira ngo habeho ubwo buryo bashaka kuganira, kugira ibyo batanga ariko bagire n'ibyo bakura mu bakiri bato, bumve ko nabo bafite umusanzu mu iterambere, bumve ko gusaza ari ishema kuko uhabwa umwanya, ufite agaciro, hari ibyo ugomba gukora. Ni ibintu nanone nekereza ko yenda dushobora kuzakomeza kureba uburyo twabikora neza, atari ukuvuga ngo ugiye gushyiraho urubuga rwihariye nko kuvuga ngo noneho batandukanye n'abandi baturage. Imibare yo mu mwaka wa 2022 yagaragaje ko mu Rwanda bafite imyaka iri hejuru ya 60 ari 862,929, bivuze ko 6.5% by'abanyarwanda bageze mu zabukuru, bityo guhabwa umwanya n'urubuga rwo gutanga ibitekerezo akaba ari umwanya mwiza wo kubafasha gukomeza gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu no kubona uko basangiza ubunararibonye abakiri bato ari nabo bazaba bageze mu zabukuru mu myaka iri imbere. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Arakoze cyane Jean Baptiste Nkurunziza. Reka twerekeze mu karere ka Musanze. Hari tariki 28 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka turi kugenda tugana ku musozo, aho abaturage bo mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze binubiraga ko umuntu utaratanze ejo heza yagombaga kuba atahabwa service, wajya kwaka service abatanze amafaranga ejo heza babaga bahawe udupapuro, utarayatanga akaba atabona service. Ngira ngo iki ni ikibazo benshi mu baturage bagiye binubira kenshi, ikibazo cya ejo heza, gutegekwa gutanga ejo heza. Ngira ngo ni inkuru nyinshi zagiye zikorwa kuri kino kibazo, nta nubwo ari aha muri Musanze honyine. Izi nkuru za ejo heza ku baturage bagaragaza uburyo bazitegerwaho, ugasanga udufaranga duke bakoreye, nk'abakora muri VUP barimo barasabwa kubanza gutanga ejo heza, abagenewe inkunga runaka barabwirwa bati murabanza mukatwe amafaranga ejo heza. Ni ikibazo cyagiye kigaragara hirya no hino mu gihugu, ariko ugasanga izingiro ryacyo nubwo bitavugwa cyane, ariko iki kibazo ugisanga mu mihigo y'uturere, ugasanga ngo akarere kanaka katanze ejo heza ku kigero iki n'iki, hakabaho bishyize igitutu rero ku buyobozi mu kuyaka, ari nabwo havamo ibibazo nk'ibi abaturage bagaragaza. Ngira ngo hari n'abarimu bigeze kurekarama bavuga bati ese ni gute dutanga ejo heza? Ejo heza tuzi ko ari ubwizigame bw'igihe kirekire mu gihe tuzaba tumaze gusaza, ariko bakavuga bati umuturage atanga ku bushake kuko muri politiki handitsemo ko ari amafaranga atangwa ku bushake, ariko umukozi wa leta akavuga ati ngiye ko sanzwe ntanga care social, ni gute rero ngomba gutanga amafaranga ya ejo heza sanzwe mfite n'ubundi bwishingizi? Ugasanga rero ni ikibazo kubona service rero biragoye. Peter Clever rero yaduteguriye inkuru igaruka ko aba baturage binubiraga kuba bakwa amafaranga ya ejo heza kugira ngo babone service. Ejo heza baravuze bati nta udatanze ejo heza nta kintu bagukorera, ni ukwinjira mu ari ukuyitanze mbese ejo heza bakorera yema atayitanze adatanze iki ejo heza. Aba baturage TV na Radio 1 bibasanze ku biro by'umurenge wa Cyuve aha mu karere ka Musanze, niba binubira ko utaratanga ejo heza adahabwa service aje gushaka. Nyine kugira ngo winjire mu biro ni ukubanza kugenda ugatanga ukiyandikisha kugira ngo kugwinomero binjira ari utanze ejo heza. Iyo utayitanze ngo subirayo utaye. Ngo ni ukuvuga ngo ejo heza kuyitanga ubwo ni nk'itegeko.
nta kintu bawukorera utari wayitanga ubwo iyo umaze kuyitanga bahita bagukorera ibyo ushaka. Aba baturage bavuga ko abayobora umurenge wa Cyuve bashyizeho uburyo bwo gutanga udupapuro duto dukoreshwa bakira bagaha serivisi abamaze gutanga ejo heza. Utu dupapuro TV na Radio 1 byabashije kubona duhabwa umaze gutanga ejo heza, ubundi nawe agatambuka akinjira ku murenge agahabwa serivisi. Kandi ubu niyo wayitanga ku munsi ejo bundi ukugashira ukagera mu kwa gatandatu n'ugutanga gandi kubandika gasi bakavuga bati muzane ejo heza bakaguha ntuza na karesi. Uretse abagana uyu murenge wa Cyuve batanga ejo heza n'abahafatira inkunga zibakura mu bukene nabo bakatwa ejo heza ku mafaranga baba bagiye guhabwa. Uyu mubyeyi avuga ko aherutse gukatwa 15,000 by'amafaranga y'u Rwanda muri 30 yari amaze gufata ngavane umwana we mu mirire mibi. Nyine kubara twebwe twafashe amafaranga y'abana barayidukase 15 ejo heza. Aba baturage bavuga ko batigeze binangira gutanga ejo heza ndetse bamwe banumva akamaro kayo ariko bagahura n'imbogamizi z'uko bayakwa buri kwezi. Akamaro kaje heza nuko kwizigamira nese nkanje ko nshaje ko bumva bayatanga buri kwezi bwo nako nta kazi mba mfite naca ndakura he wenda nk'abo babasore agumye kuja baratanga buri kwezi akajana aratanga nese ndi nkanje w'umushomeri bambaza amafaranga ajanda akora. Ganakweri Musa uyobora umurenge wa Cyuve mu karere ka Musanze mu kiganiro cyihariye yagiranye na TV na Radio 1 ku murongo wa telefone ntiyemeranya n'aba baturage ndetse n'utu dupapuro aba baturage bagaragaza ko dutangwa n'ubuyobozi bw'umurenge kumaze gutanga ejo heza agahabwa serivisi. Uyu muyobozi we ngo ntiyemera ko aribo badutanga ahubwo ngo ni ikibazo agiye gukurikirana ariko kandi akanavuga ko ubundi gutanga ejo heza atari itegeko mu murenge wabo. Ejo heza ntabwo ikwiye kuba itegeko. Ejo heza turayigisha mu bukangurambaga dukora ariko ntabwo kwinjira muri ejo heza ari itegeko. Umuturage yinjira muri ejo heza amaze kumva ibyiza byayo. Njye narinzi ko batanga utujeto bashyiraho nimero gusa kugira ngo umuntu niba ari nimero ya mbere ya kabiri kugeza uko bakurikiranye yenda ubwo ako kajeto wenda mwaza kukansangiza nkareba ibyo ari byo nkamenya n'uwakanditse kugira ngo nibura nk'ubuyobozi tubashe gukurikirana tumenye ukuri kwabyo. Amabwiriza ya ejo heza agena ko umuturage ayitanga ku bushake nyuma yo kwigishwa ibyiza byayo. Ibihabanye niba ariko abaturage mu karere ka Musanze bavuga ko bayitanga ku itegeko kugeza ubwo bategerwa kuri serivisi baba baje gushaka mu nzego z'ibanze. Nyine baramubaza ngo watanze ejo heza nkuko yavuga ngo ntayo bati ntago turagukorera no kumanza wazana ejo heza. Peter Clever Nizeyimana TV 1 mu karere ka Musanze. Urakoze cyane Peter Clever Nizeyimana. Reka amakuru yaranze uno mwaka wa 2024 mu mibereho myiza y'abaturage tuyakomereze kuyarebana n'imibereho y'impunzi. Ngira ngo nkuko bisanzwe itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi. No mu Rwanda rero muri uyu mwaka uyu munsi warizihijwe kuri iyo tariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Ni umunsi impunzi z'abanyekongo zicumbikiwe mu nkambi ya Mugombwa iri mu karere ka Gisagara nazo zagize icyo zigaragaza. Zivuga ko nubwo mu Rwanda zifashwe neza ariko ko zakwishima mu gihugu cyabo hagarutse amahoro bakaba batahuka bagasubira mu gihugu cyabo cyababyaye. Ngira ngo ni igitekerezo na Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yagaragaje ko bazakomeza gukora iyo bwabaga kugira ngo ibyifuzo by'izi mpunzi bibe byagerwaho. Mu Rwanda harimo impunzi nyinshi zigiye zitandukanye haba iz'abarundi haba iz'abakongomani ariko abenshi nabavuye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi rero usanga bagaragaza ikibazo nkuko nyine muri iyi nkuru bagiye babigaragaza mu kwezi kwa gatandatu cyo kuba baraje bahunga ikibazo cy'umutekano muke mu bihugu baba baraturutsemo. Yango mu Rwanda hafi harabarurwa ibihumbi bigera kuri 80 by'impunzi u Rwanda rucumbikiye. Bakavuga bati tubaye ibihugu byacu bibaye bisubiranye umutekano byazadufasha kugira ngo natwe tubashe gutahuka. Buriya nta muntu ujya wishimira kwitwa impunzi, nta muntu wakwishimira kuba impunzi, na cyane ko imibereho yabo nubwo bavuga ko mu Rwanda bafashwe neza ariko iyo ugiye kubabaza ntabwo bavuga ko bafashwe neza 100%. Nta utakwishimira gusubira iwabo. Ari nayo mpamvu rero basabaga ko ibihugu byabo byakabaye bibonekamo umutekano bakagerageza umutekano ukaboneka kugira ngo babashe gutaha.
ni inkuru twari twateguriwe na Hirwa Benjamin. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi wizizwa tariki ya 20 Kamena buri mwaka mu rwego rwo kuzirikana imibereho ya za miliyoni z'impunzi hirya no hino ku isi. Uyu munsi mu Rwanda wizirijwe mu nkambi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara icumbikiye abakabaka 12,000 bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bahonze umutekano mucyo maze ibinyacumi by'imyaka ugaragara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Aba bavuga ko nubwo ntahiza nk'iwanyu ariko bishimira uko bafashwe mu Rwanda bacumbikiwemo nk'impunzi. Tubanye neza ntabwo tubanye nabi, turisanzura tugera aho dushaka. Ubu nshobora kuva hano nabonye itike nkagera Gisenyi nta muntu nkoraho. Nashaka kwerekeza iyi hirya muri za Rusizi nkaba najyayo, nashaka kwerekeza mu Buganda nkajyayo nta kibazo. Tubanye neza pe. Mu Rwanda barasafiriye tumerewe neza, nta kibazo pe. Sibyo ko nyine twahunze yatumereye nabi na n'uyu munsi. Naho u Rwanda rwasafiriye tumerewe neza n'amahoro. Turatekanye kubera ko baturindira umutekano, urumva nta muntu waduhungabanya hano, baturindira umutekano. Ubwo rero biratandukanye nuko twari turi muri Kongo, abantu birukanka barara bafata abantu ku ngufu bakabagirira nabi, nubwo nabona bigikomeje abasigaye bacu ariko bimeze bikora ukumva ko bitandukanye. Hano turaryama tugasinzira. Aba ariko nubwo bishimira uko bafashwe mu buhungiro barimo mu Rwanda, bavuga ko icyifuzo nyamukuru bafite ari uko mu gihugu cyabo haboneka amahoro n'umutekano bakabasha gusubira mu byabo. Iki ari nacyo bongeye gusaba umuryango mpuzamahanga kuri uyu munsi wahariwe impunzi. Ni ibintu n'ibibiri, umutekano ubaye mwiza muri Kongo twataha, utabaye kandi u Rwanda manje rutatsirutseho nawe se rutsiruko twoguma hano. Urumva ko gutegereza guhabwa ntabwo byadushimisha, ahubwo icyadushimisha nuko mu gihugu cyacu haba umutekano tugasubira iwacu. Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi Albert Murasira wari waje kwifatanya nabo mu kwizihiza uyu munsi yabizeje kuretse kuba u Rwanda ruzakomeza gukora ibishoboka byose ngo mu gihe bagicumbikiwe mu Rwanda imibereho yabo irusheho kuba myiza, ariko rutazanahwema kubakorera ubuvugizi ngo babashe gusubira mu gihugu cyabo. Uruhare rwacu tuzarukora, ariko n'igihe bazaba bari hano tuzakomeza tubafashe. Ni nk'uko dufasha n'impunzi zishobora gusubira iwabo nubwo hatari yazo umutekano. Mwagiye mubona bushize hari nk'abarundi bashatse gusubira iwabo, nubwo imipaka ifunze turabaretse turabafasha kugira ngo basubire iwabo. N'abanyekongo tuzakomeza dushireho imbaraga mu kuzana umutekano mu karere, ariko ibi byose bizaterwa nanone n'igihugu bakomokamo. Kugeza ubu u Rwanda rucumbikiye impunzi zirenga 135 ziganjemo izikomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Burundi, aho abanyekongo ari ibihumbi hafi 84, naho abarundi bakarenga hagati 51. Abenshi muri aba bakaba bacumbikiwe mu nkambi zigera kuri 5 ziherereye hirya no hino mu gihugu, zirimo iya Kigeme iherereye mu karere ka Nyamagabe, iya Mahama mu karere ka Kirehe, iya Kiziba mu karere ka Karongi, iya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo, n'iyi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara. Hirwa Benjamin, TV1 Mugombwa mu karere ka Gisagara. Arakoze cyane mugenzi wacu Hirwa Benjamin hariya mu karere ka Gisagara. Reka dukomeze n'amakuru yagiye aranga umwaka mu mibereho myiza y'abaturage. Hano twerekeje mu karere ka Gasabo, ni hano mu mujyi wa Kigali, aho hari ku itariki 7 z'ukwezi, hari tariki 11 z'ukwezi kwa karindwi, hari kuwa kane, ni mu kagari ka Nyabikenke umurenge wa Bumbogo w'akarere ka Gasabo, aho abaturage bigabije urugo rw'umuturage bashaka kumugira nabi. Bamushinjaga iki? Bamushinjaga kuroga umwana w'umuturanyi. Aki ikibazo cy'amarozi mu Banyarwanda ahantu henshi ujya ucyumva, bamwe bakavuga bati runaka nubwo apfuye ari kazize kanaka. Kanaka niwe wamugiriyeyo, niwe umurangije, bikitwa ko arozwe. Mu mategeko y'u Rwanda magingo aya ntabwo birabasha kwemezwa ngo mu gihe nta bimenyetso bihari bifatika ngo be washinja umuntu amarozi. Ntabwo bishoboka ko wajya mu rukiko ngo uvuge ngo runaka yarandogeye ngo ubashe kuba wabona ubashe kuba watsinda. Naho rero bibera ikibazo rimwe na rimwe, rero abanyarwanda bagafata umwanzuro wo gutera gusa n'uwihorera. Cyangwa sinaha gusa hari ingero nyinshi zaho abaturage bagiye bigabiza umuntu bakamukubita bikarangira napfungira ngo hariho nabyumvishe mu ntara y'Uburengerazuba, aho abaturage bigabiza mu rugo rw'umuntu bakarutera
byaba na ngombwa nawe ubwo bakamukubita hafi no gupfa cyangwa se akaba yanahasiga ubuzima. Aha rero muri Bumbogo ni umuturanyi bashinjaga ko yishe umwana imyaka 6 bari bamushinje ibyo ngibyo kubera ko ngo yanze gutabara. Kwanga gutabara bituma ashinjwa ko yaba yagize uruhare mu rupfu rw'umwana. Yanze gutabara baturanye inzu ku yindi. Ni inkuru nagiye gukurikirana ngira ngo reka tunayumve. Ninjye wayitaye. Reka tuyumve. Abaturage itwa Sandirina turamuzi rwose yabanje gucuruza gataro kandi ikintu kitwemeza yuko yamuzi nuko atigeze atabara umuturanyi we. Mu mudugudu wa Gikumba akagari ka Nyabikenye umurenge wa Bumbogo w'akarere ka Gasabo niho abaturage babyutse batera rwaserera ku rugo rwitwa Sandirina hasanzwe acumbitse. Bamushinjaga kuba yarishe umwana w'umuturanyi we w'imyaka 6 umaze iminsi 3 ashyinguwe ngo akaba yarakoresheje uburozi. Kumushinja uburozi bigaterwa ngo nuko watatabaye umuturanyi we baturanye inzu ku yindi. Bwarinze bugera saa 5 abaturage bakiri ku muryango w'ahacumbitse n'uburakari bwinshi bifuza ko asohorwa akazingutwe kuko batakimwifuza. Uno mama ngo yaroze umwana wa hano turahurura we ntiyahurura kandi baturanye. Ubu niyo mpamvu dushengereye hano turavuga tuti uno mama kujya atahuruye kandi aturanye na mugenzi we kandi uwo mwana yiganaga nuko tamushaka yuko uwo mwana ari wamuro. Ikibazo ryari rero umubyeyi yapfushije umwana afite umuntu baturanye ntiyajya no hacaye iminsi icyumweru kirarangiye ntiyajya no kumusuza nk'umuturanyi amubwira ati pole ahubwo araza atubwira ngo yarasinze aranywa ngo buracyanga ajya gucuruza. Ubwo sibyo bintu numva byumvikana yakagoye gutabara umuturanyi mugenzi we. None se bihura he n'uburozi? Ubwo impamvu rero bari kumukeka ngo umwana we yamutanze yuko yafashe acide na iriya supaguru ayitoba mu cyayi ahereza umwana aranywa mu minsi 2 umwana yarapfa. Ni nyirasenge umwana arwaye iminsi 2 yarafashwe bamujyana kwa muganga bamugejeje kwa muganga umwana biranga barongera baramugaruye bamugaruye abarongera ninjoro bamusubizayo umwana bamuterusha injye itapfa. Noneho muganga arabwira ko ari supaguru bamuhaye inyama zo mu nda zose zari zahiye. Nge ntago twaketse ariko buriya umuntu kwiciye ntago wamuyoberwa ariko uyu ni umuturanyi sibyo. Ubu wagira ibyago nkayoberwa ko wagize ibyago. Mubyeyi ntago yigeze aduherekeza. Uyu Sanderine wari umaze amezi hafi anacumbitse muri uyu mudugudu ngo icyo abaturage bamwifuzagaho ni ukuva muri uyu mudugudu akagenda. Mumujyane n'ubundi ntawe imukumuroza ibyo azakora azabikore nyuma ariko ntago wagiso kubona umuntu waguhemukiye ngo bivemo ntago byavamo nuko. Ari mu nzu bamukingiranye banze no kumutwereka nk'ababyeyi bagenzi be ngo tube twamuganiriza. Niba mukure mu mudugudu ajya kureba ahandi yica kuko twe yatujengereje. Twamutaye mu rugo rwe kubera ko twabyutse dusanga abantu bahuzuye batuye umuntu n'umurozi n'umurozi. Nawe ubwo yabyivugiraga. Yabyemeye rwose abantu bari kuvuga ko yabyemeye asaba imbabazi avuga ngo agiye kugenda. Aho yaragiye kwimukiranaho yemeye iki? Yemeye ko yamwishe? Yemeye yuko atatabaye ngo igituma atatabaye ngo yari yasinze. Habayeho inzego z'umutekano kuko iyo zitahaba abaturage batari kumworohera yewe ngo hari n'abasenze ngo abashe kumenyekana. Imana iranika naraye ubutayu hejuru yawe abana bacu bahohotera iko mbega Imana we uzi kurinda abana kurinda abana we Yesu we ni wewe nasenze twarababaye we naso yagenda nta kintu bimaze kereka bamudusohore natwe tukamwica kuko inkota yice mugenzi yawe nawe yakwica. Twebwe ari nko mu Bugande aya magambo bari kumutwikisha ibijerekani yahiye yagiye. Yaba ubuyobozi bw'akagari ka Nyabikenye ndetse n'ubw'umurenge wa Bumbogo ntibifuje kugira icyo babivugaho kuko batatwitabye ndetse nibanasubiza ubutumwa bakiriye. Iyi myivumbagatanyo yaje guhoshwa nuko polisi yahageze maze uyu Sanderine ikamukura mu nzu yarakingiranyemo ikamwuriza imodoka ikamujyana n'ubwo polisi yabuzaga umunyamakuru gufata amashusho. Savio Kwizera TV1.
2024 ni umwaka igihugu cyari kihayemo intego y'uko uzarangira abanyarwanda bose bagerwaho n'amazi. Ngira ngo muri gahunda irambye y'imyaka 7 byateganywaga ko abanyarwanda bazaba bafite amazi ku kigero c'100% ndetse abo mu byaro bakora urugendo rutarenze metero 200 bajya gushaka amazi, abo mu miji batagomba kurenga metero 500 ngo bagere ku mazi meza. Ariko abo mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi bari bakivuga ko imirimo yabo yapfapfanye bitewe no kujya ku mavomero bagasangayo umurongo muremure w'amajerikani ategereje amazi, bagaragaza yuko ari ikibazo gikomeje gukoma mu nkokora iterambere ryabo. Mu busanzwe tuzi ko amazi n'ubuzima. Sinzi niba ari umugani nyarwanda ariko amazi n'ubuzima. Niyo birebye mu mibereho rusange niko bimeze. Ubwo bivuze ko kubaho nta mazi ufite n'ubundi buzima hari kiba kibura. Ngira ngo hano ni muri Rugarika. Ariko icyo bibazo cy'amazi kiracyari ikibazo, ni ingero nyinshi. Ejo bundi hari inkuru mwakoze y'abantu basangira amazi n'inka mu murenge wa Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Hari abantu bakivoma amazi y'ibiroha ameze nk'ayo bakatisha icyondo. Kiracyari ikibazo kuko niyo urebye aho gahunda yo kusaranganya amazi abaturage igeze, ubona ko uyu mwaka nk'intego yari yihawe usize n'ubundi ikigero kimaze kugera kuri 82%. Urumva haracyari 18 kataragerwaho. Abo baturage rero aho bari hose icyo kibazo cy'amazi baracyagifite. N'aba bo mu murenge wa Rugarika rero nuko bimeze, aho ushobora kujya kwivomera ugasanga hari umurongo muremure, umuturage akaba ashobora kubyuka saa 12 akahava saa 4 aribwo abonye amazi. Icyo gihe rero urumva kandi kazi ke kaba gasa nkaho karangiye ku munsi, nta kindi kintu aba yakora. Benshi bakunda kwifashisha abana, ariko hari igihe abana bagera ku mugezi bakaba badafite izo mbaraga zo gukotana. Hari igihe baba bagiye ku mashuri gukombata cyangwa se gukotana, babyitaga inkomati. Yego, kuri gukomata rero reka tubyumve muri iyi nkuru n'ubundi twateguriwe na Dieudonné Nshimiyimana. Ni nawe wayitaye, reka tuyumve. Turi mu mudugudu wa Bikamba, ni mu kagari ka Kigese mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi. Turi saa 5:53. Uyu murongo w'amajerekani wose ni w'abaturage bategereje amazi. Hari abahageze saa 1, hari abahageze saa 2, ariko saa 6 zirabura iminota mike bakiraha bategereje. Ikibazo cy'amazi ni make, dukeneye indi robine. Turabona umurongo w'injerikani, aba bantu bose bategereje amazi. Twese niyo dutegereje. Nta handi mufite mwavoma? Naho ndetse kujya ku mariba yo hasi kandi ari kure cyane. Ikibazo ni robine. Robine nkeya. Yego niryo ryonyine, kubera yuko ahandi bundi iri ryaje abantu bajya kure mu misozi, kubera ko ari kure cyane. Rero iri ryabaye nk'iryegereye hafi, bituma ari aha ngaha duhora n'ubundi kujya mu misozi byari bibaye nk'ibyoroshye. Rero naha ngaha duhora rero kubera ryo riri hafi. Muyo ngaha ni igiceri cya 20. Iyo utabashije kugera aha kubera uyu murongo, kuyakugereza mu rugo biba bihagaze ngaho. Iyo bakugira impuhwe ni 200, ariko ubundi 300, kubera 200 300. Uyu murongo uteye ubwoba, ndetse ubwo usanzwe ugabanutse. Ubundi bari bageze hano mu muhanda, niho bari bageze. Amajerekani wagabanuwe nuko bavomye cyangwa hari abagiye bikura? Hari abavoma nyine bakagenda, ariko ikigaragara yenda nacyo cyazafasha habayeho uburyo bamwe yenda basa n'abagize icyo bafite bagenda bayafata. Ubwo kugira icyo bafite ni nko kuba waba ufite nk'urufaranga noneho bakaba bayaguha ukayatunga mu rugo iwawe, kuko hagiye haboneka abayafata byakoroshya umurongo. Ariko gutya iki ni ikibazo. Umuntu wazindutse mu gitondo nta kindi ari bukore, akazi kandi kaba gapfuye. Mwakatuvugiye aho kugira ngo ribe ari isoko yonyine, nibura hakaba nk'irindi soko, niho wakemura ikibazo kiraho. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi buvuga ko aha mu murenge wa Rugarika hari gahunda yo guha abaturage amazi mu ngo, ngo ibizatuma n'umubare w'abajya kuyashakira ku mavomo rusange ugabanuka. Uyu ni Niyongira Uziyeri, umuyobozi w'akarere ka Kamonyi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, twavuganye ku murongo wa telefone. Nibyo amavomero ashobora kuba ari makeya, ariko buriya umuyoboro ujya kubakwa, ari amavomero yari yashyizweho harebwa metero abaturage bajya bagenda bajya kuyavomaho.
gahunda ihari rero si ukongera amavomero rusange. Gahunda ihari ni ukugenda dufasha abaturage kugeza amazi mu ngo zabo, kuko n'ubundi niyo twakongera amavomero abaturage bajya bayajyaho ari benshi. Ahubwo gahunda ihari dufitanye na WASAC ni uko dushyiramo imbaraga kugenda tuyageza ku ngo z'abantu, abantu bakagenda bayafata, bityo amavomero rusange akazagenda asigaraho, abantu tutarabona ubushobozi bwo kuyegerezaho, kuko hariya buriya dufite ababisabye benshi kandi bagenda biyongera, tugomba kuyagezaho ku bufatanye na WASAC, noneho abavoma ku mavomero rusange bakagenda baba bakeya. Iri vomero rifite amarobine abiri, iyi ngiyi irimo iravomwaho n'abatonze ku murongo unyura hagutya ukazenguruka ukarenga inzu. Iyi ngiyi nayo iravomwaho n'abatonze umurongo ugenda ukagera nko muri metero 10 ugereranyije. Baravuga rero ko iki ari ikibazo gihangayikishije kandi kinagira ingaruka no ku mibereho isanzwe y'umuturage. Nitwa Dieudonne Nshimiyimana, TV1 mu karere ka Kamonyi. Arakoze cyane Dieudonne Nshimiyimana. Iyi ikaba ari inkuru yatambutse tariki 31 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2024. Reka dukomeze n'amakuru agenda yagiye aranga uno mwaka mu mibereho myiza y'abaturage. Mu busanzwe gusezerana imbere y'amategeko hagati y'abashakanye, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko ari itegeko. Gusa hari benshi mu bagore babwira abagabo babo, ugasanga abagabo babiteye twatsi. Sinzi impamvu bigenda bigaragara abagabo usanga bagenda biguru ntege mu kwemera ko basezerana n'abagabo n'abagore babo kandi baba bamaranye igihe babana. Harabuganira nabo bakakubwira ko iyo umugore yamaze gusezerana n'umugabo atangira kwitwara uko ashatse, kuko aba yumva ko amategeko amugenera uburenganzira bwose ku mutungo w'urugo. Akavuga ati ngewe ndasezerana n'uyu mugore, ariko sejo nanshingana ijosi nkaba nasaba gatanya ko tuzagabana imitungo harimo niyo ngewe nashatse ku giti cyanjye, bigatuma agira wenda intege nke zo kuba yashishikarira gusezerana n'umugore. Ariko mu buryo bw'amategeko, uburyo umugabo wasezeranye n'umugore nibwo amategeko amugenera ibyo ari byo byose bigenerwa serivisi z'irangamimerere. Uzi ko hari abantu bamaze nk'imyaka 10 babana ariko yabyara umwana cyangwa se akitwa ingaragu mu buryo bw'irangamimerere, ataragirwa uburenganzira bwo kwitwa umugabo ko yamaze kubaka urugo. Umugore icyo gihe aba yitwa ishereke. Hari benshi mu bagabo ubaza uti kuki se mutasezerana, kubwira ati nituramuka dusezeranye azatangira kunsuzugura. Yego. Ukibaza mu gihe mubanaho ntabwo yagusuzugura, ati wenda uwo mugore ashobora kugenda gahoro kubera ko azi ko kubera ko nyine tutarasezerana kuri ya mitungo. Ariko bakirengagiza ko buriya abantu bamaze kubyarana akenshi wa mutungo abana baba bafiteho uburenganzira bwinshi. Ngira ngo ni inkuru twakurikiraniwe na Erwa Isengwe hari tariki 10 z'ukwezi kwa 9 2024. Reka tuyumve ibyo bo bano bireguzaga cyangwa se bavugaga. Kuri ubu leta y'u Rwanda ishyize imbaraga mu gufasha imwe mu miryango ibanye mu buryo butemewe n'amategeko kubikora, kuko aribwo boroherwa no kubona serivisi za leta zitandukanye by'umwihariko izirangamimerere. Gusa hari bamwe mu bagore bavuga ko abagabo babo bakinangiye kuri iyo ngingo. Ntabwo twasezeranye, umugabo arabyanga, nta mpamvu ashiraho, avuga ko atabishaka. Kuriya umuntu utagukunda ukujyajya ahora kubwira ati tuzasezerana ariko bigahereyo. Angashaka kungirira nabi azarushaho nitumara gusezerana. Umugabo akabyanga ati wenda azantegeka mpindure nk'ikiwera agabwa musuzugura, ati buri dusezerana azasuzugura kurushaho, akamwishyushya nyine akamwitwaraho neza. Gusezerana nyine umugore niwe ubigiramo uruhare. Ubundi ukuntu nyine ubana n'umugabo mutaranasezeranye wenda ukanabaho neza pe, ariko nta gaciro uba ufite, iteka ryose uba witwa umugore w'indaya. Ibi ngo usanga bikunze kugira ingaruka zirimo kubura serivisi za leta runaka, haba ku bana n'umuryango muri rusange. Urugero ni uyu mubyeyi wo mu karere ka Gakenke uvuga ko yari yarashakiye iburasirazuba akaza gutandukana n'umugabo batari barasezeranye, none ubu akaba akomeje kugerwaho n'izo ngaruka twakomojeho haruguru. Yashatse undi mugore, ngewe abana ndabafite ni babiri, mbura uburyo mbatangira mituweli, bakambwira ngo nawe nimutangire kandi ntabana nawe.
ubundi ushaka kugira ngo usezerane n'umugabo umwotsi igitutu kamubwira ati rero ngiye kugira ngo bigaragare ko nkunda nuko tugomba kumanza twajya ku murenge bose bagomba kubyumvikanaho ndetse niba barashakanye bakundanye mbese ni ku bwumvikane bwabo ngemba mbona igikwiye nkurikije uko nabibonye umukobwa agomba gushakana n'umuhungu yamanje yamubwira ati tumanze tujye ku murenge niba uri umusore wakunze umukobwa n'ubundi byaba byose uba wabimweguriye mwagabana mukaringanyiza n'ubundi uwo bakunze ntacyo utamuha. Ku ruhande rw'abagabo nabo bagaragaza ko impamvu rimwe na rimwe banga gusezerana mu mategeko n'abagore babo ari uko hari igihe bibaye nyuma umugore agatangira kwitwara nabi yitwaje ko ngo aba yaramaze gufatisha. Dusezerana nabo bakadukomagura nk'ubu turara mu kinani ingo twarazubatse twarakakaye imirundi barayiciye buse akakubana ibamba kubera ziko mwasezeranye akaza yitwaza ngo twarasezeranye na Sara turajya kuburana mu rukiko baduhe divorce tugabana ibyo namusanganye nariyakiriye ndi kurara no hanze. Ni mu gihe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude avuga ko gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko biba bireba buri wese mu bagize umuryango kuko biba biri mu nyungu zabo ndetse ko kubana mu buryo bunyuranyije n'amategeko ari icyaha gihanwa nayo. Iyo babana badasezeranye mu by'ukuri ntacyo wabubakiyeho kubera ko nta tegeko na rimwe ribarinda ndetse biranagorana kugira ngo n'abana babyaye bagire umutekano kubera ko nta mategeko abaha uburenganzira bw'ibanze bakeneye ariko urenze iryo ngiryo noneho kubana no mu buryo butemewe n'amategeko byo ni icyaha gihanwa n'amategeko y'igihugu cyacu ku buryo rero dusaba abantu ko ku nyungu zabo na mbere y'uko biba amakosa cyangwa biba ibyaha dusaba ko abantu bo ubwabo bikunda bagahitamo kubana mu buryo bw'amategeko kuko nibyo bituma uburenganzira bwabo ndetse n'ibyangombwa bakenera mu buzima kugira ngo bashobore kwiteza imbere biborohera. Muri rusange ubushakashatsi bwa gatanu ku mibereho y'ingo EICV5 bwagaragaje ko hafi 30% y'abashakanye babana batarashyingiranwa. Ikaba ari imwe mu mpamvu leta y'u Rwanda ikomeje gukangurira bene iyo miryango gusezerana byemewe n'amategeko mu rwego rwo kwirinda ingaruka zirimo n'amakimbirane aterwa no kubana mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Irwa Isengwe TV1 mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane Irwa Isengwe kuri iyi nkuru irebana n'imibanire cyangwa se n'umuryango muri rusange. Reka tugaruke nanone muri aya makuru yaranze umwaka wa 2024 mu ngeri y'imibereho y'abaturage dukomoza ku kibazo cy'abaturiye uruganda rwa Simerwa. Nabangaba abo mu murenge wa Muganza mu karere ka Rusizi bavuga ko bari bakibangamiwe n'ubundi n'urusaku n'intambi zituritswa muri uru ruganda bikagira ingaruka ku mibereho yabo muri rusange haba mu buryo bw'imihumekere bavuga ko iri turitswa ry'intambi ndetse n'urusaku bikomeje kubagiraho ingaruka. Akenshi bikunda kubagiraho ingaruka cyane cyane nko ku nyubako zabo iyo bari guturitsa ziriya ntambi usanga amazu yabo yarasataguritse rimwe na rimwe akenshi usanga baba basaba kugira ngo bimurwe ariko wamugani twanirengagiza ko bikunda kubagiraho ingaruka z'ubuhumekero uriya mwuka biriya bimashini biba bituritswa buriya bikunda kugira ingaruka ku buhumekero ariko igisekeje sinzi niba navuga ngo gisekeje kinatangaje nuko ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ikibazo kirenze ni gute ikibazo kirenga ubuyobozi bubishinzwe ni n'ikibazo kimaze igihe rega bari abaturage baturiye rwa ruganda bamaze igihe bataka ibibazo bifitanye isano n'imikorere yarwo hakibazwa hatese habuze uburyo bwo kuba bahabwa ingurane bakimuka bakabisa uruganda kuko nicyo gishoboka ntabwo ese uruganda Simerwa n'ubusanzwe ikorera amafaranga kandi rurarambye rufite n'amafaranga kuki rutabimura ko ruyafite ni nacyo cyakabaye kuba kibaho kugira ngo bari abaturage nabo babeho ubuzima butarimo izo ngaruka zose ziterwa n'ibi bikorwa by'uruganda nyamara ari igikorwa gifite inyungu zihambaye cyane haba kuri ba nyir'uruganda ndetse turanabizi yuko ibikorwa bya Simerwa bimaze kugera hirya no hino mu gihugu. Reka rero twumve iyi nkuru twakorewe na mugenzi wacu Alfred Ntakirutimana ngira ngo hari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka dusoje wa 2024 tunumva uburyo ubuyobozi buvuga ko iki kibazo bukirenze habeho no kwibaza impamvu ubuyobozi buvuga ko iki kibazo kiburenze bishoboka bite. Reka tubyumve.
ni abaturaniye uruganda rukora sima rwa Simerwa ruherereye mu murenge wa Muganza w'akarere ka Rusizi. Aba ntibahwemye kugaragaza ko iyi Simerwa ari umuturanyi mubi, na cyane ko ibyago bakunze guhura nabyo babikomora kuri uru ruganda bimaze igihe kitari gito bimunga ubuzima bwabo, nyamara ngo nta kigeze gikorwa. Sima ntabwo itumereye neza, abana bacu bari kwangirika, natwe twarangiritse, dufite indwara nyinshi, noneho ubwo abana bagize barwara umutima biradukomereye. Hari uburwayi? Abana babiri nibo bafite ibibazo kandi dufite ibihamya kwa muganga barabyemeza ko barwaye. Umwe yitwa Mugisha Moise, undi yitwa Gashongore. Mwabwiye n'iki se ko turi sana Sima? Iyo tugiye kwa muganga nyine tubaza ibibazo by'isima kubera ko bitabigaragara cyane. Ingaruka dufite kuri Simerwa ni ubuhumekero bubi buzanwa n'ibivumbi, ku buryo abana bato bafite n'ikibazo kuturenza. Hari n'amasaha tugira muri nimugoroba haza ibintu by'ivumbi binadutokoza mu maso ku buryo byica abana amaso iyo bari gukina umupira hano ku muhanda w'amaguru. Ikindi dufite ku ngaruka ni inzu dutura, ni inzu zacu zegereye Simerwa. Harimo akaviriburere ku buryo iyo inzu imiryango ikinze niho ubyumva akaviriburere inzugi ziri gutaka. Aho kantu turakumva kandi kagatingito nyine k'akaviriburere. Ariko tugendeye ku byo Rema yagaragaje ibintu bikomeye byerekana ko koko tugomba kuva hano. Yapimye amazi yavaga mu ruganda isanga harimo isima, ipima n'umutingito yazanye imashini zari zimanitse aho kuri zipangu kuri urugo zacu. Aho ngaho viriburere yose Rema yarabigaragaje. Dutegereje ikizavamo, ariko nyuma y'aho Perezida wa Repubulika yavuze ko hagati ya Simerwa n'abaturage bagomba kuva mu kintu. Habivugiye hashize imyaka 2 turategereje igisubizo cyayo. Ni isima gusa. Turavuga tukabura aho tuvugira. Ngewe ntuye munsi yaho hantu ivumbi rimanukira ku kizu gihari kinini cy'ubururu. Ivumbi isima iramanuka hejuru y'icyo kizu ikagitumuka nk'umukungugu, ikaza uwiguyeho wese imufataho agahinduka umukara. Akarima k'igikoni usanga imboga ari umukara. Aba rero nta kindi cyifuzo uretse kuba Simerwa yabimura bakavanwa mu mbago zayo, cyangwa se igahagarika ibyo bikorwa byayo bihora bibabangamira. Dufite perezida utureberera mu bibazo byose dufite, akamenya ibibazo abaturage bafite, kugira ngo batume gene mu tubwira ko twabwiye abaturage muri rusange baturanye na Simerwa adufashe badukura. Nimba uruganda rutwegereye bagombye kuduha umutekano, none ikintu badukorera twe nigwe niba twimure uruganda rwabo rusigaye rwisanzura ko natwe tugira umutekano. Mu mwaka wa 2021 uruganda rwa Simerwa rwari rwabwiye ibinyamakuru birimo TV na Radio 1 uko ikibazo cy'aba baturage kizakemurwa ari uko hamaze gukorwa igenzurwa kandi rikozwe n'inzego zibyemerewe harimo Rema ndetse na Minisiteri y'Ibidukikije, maze izi nzego akaba arizo zizategeka uruganda igikwiye gukorwa. Ibi rero ntibyatinze kuko hashyizweho itsinda rigizwe n'abakozi b'akarere ka Rusizi ndetse n'abakozi b'ikigo Rema. Iryo tsinda rero ryagaragaje ko kugira ngo iki kibazo gikemuke bisaba ko imiryango igera kuri 651 igizwe n'abaturage 2919. Aba bakaba batuye mu midugudu irimo Nyenyeri, Ramiro, Kabarore. Iyi yose niyo mu kagari ka Shara, ko bagomba kwimurwa kuko ari bo bagerwaho n'ingaruka na byabyuka bituruka muri uru ruganda ndetse no bamutingita usatura amazu yabo, harimo no kubatera indwara z'umutima. Icyakora nubwo ibyo byose byakozwe kugeza amagingo aya ntacyo uru ruganda rwigeze rukora mu gukemura iki kibazo cy'aba baturage. Ibinyamakuru bya TV na Radio 1 byagerageje kubaza akarere ka Rusizi icyaba cyarabuze kugira ngo abaturage bakurwe mu gihirahiro, gusa ntibyadushobokeye kuko ubuyobozi bw'aka karere butemeye kugira icyo budusubiza. Gusa ariko ubuyobozi bw'aka karere buvugana n'ikinyamakuru Igihe, umuyobozi wako Dr. Aniseti Kibiriga yabwiye iki kinyamakuru ko ikibazo cy'ubuzima bw'abaturiye uruganda rwa Simerwa buri mu kaga kirenze ubushobozi bw'aka karere, bityo ko nta kintu umuyobozi yakivugaho. Uretse abaturage baturaniye uruganda babangamiwe gutyo, hari n'abaturaniye hacukurwa itaka rijyanwa muri uru ruganda nabo batahwemye kugaragaza ko ubuzima bwabo buri mu kaga kuko amazu batuyemo yose yaturaguritse. Inzego nyinshi z'ubuyobozi zakunze gusura abaturage kuri iki kibazo, gusa ariko byakunze kugaragara ko ijwi ryabo hari aho ritarenga ugereranyije n'aho iryo uruganda rigera. Mu karere ka Rusizi nari Ntakirutimana Alfred, TV1. Arakoze cyane Alfred Ntakirutimana. Turi kugana ku musozo w'amakuru yaranze umwaka akenshi yagiye agaruka ku mibereho myiza y'abaturage.
twerekeje mu murenge wa Kivumu ni mu karere ka Rutsiro aho abaturage basaba ko ubuyobozi bwahagurukira ikibazo cy'abagabo birukana abagore babo ngo nibajye kuzana imitungo basize imuhira. Ni inkuru yatambutse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2024 ariko iki kibazo sinzi wenda niba kiri ahantu hose aho umugabo yifata akirukana umugore we ngo najye kuzana imitungo. Ariko ziyo mitungo abamusaba kuzana ubundi iba yarashatswe nande ko abamwohereza mu rugo imitungo ari y'ababyeyi b'uwo mukobwa bo bafatanyije bagashaka iyaba ahubwo bakubaka urugo rukomeye. Mu bihe byashize byaragoranaga ko umukobwa yagabana iwabo, yarashakaga ubwo nyine gushaka bikaba bibaye cyangwa se bikaba ari yo mperekeza, ugasanga imitungo isigaye yihariwe n'abahungu. Nkeka ko hari kubirukana kugira ngo bajye gushaka imitungo iwabo ari uko bamenye ko n'abagore bafite uburenganzira ku mitungo y'ababyeyi babo. Ariko ngira ngo harazamo n'umuco w'abarya abaturage aho batuye wabona ariko bigenda, ariko ntago byakabaye kuba bikorwa uko nguko. Niba wiyemeje kubana n'umuntu emera ko mugiye gufatanya ubuzima mugashaka umutungo uzatunga urugo ukaruzamura mpaka narwo rugeze ku rwego rwo kuba ahubwo namwe mwashyingira mugakusha bitajemo ngo wowe taha ujye kuzana imitungo iwanyu. Wowe byumva ute? Hariya mu karere ka Rutsiro sinzi wenda niba hegeranye na Nyamasheke neza, haba hakundaga kuba umuco w'abagore gukwa abagabo. Sinzi wenda niba bashobora kuba barashingiye kuri icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abagore nabo hari icyo bagomba kuzana mu rugo. Ariko mu busanzwe mu gihe umugore ashatse aje mu rugo ntacyo afite kandi bigaragara ko ntacyo afite, gutumwirukana ngo ajye kugishaka kandi wenda utarishwa neza ko azakibona. Ibi rero biri gutuma ingo nyinshi zitandukana hano mu karere ka Rutsiro. Ngira ngo ni inkuru mugenzi wacu Peter Clever yakoze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka dusoje wa 2024. Reka kubanga bw'ibyuma babanze bayitwumvishe twumve iby'uyu muco wa bamwe mu bagabo bo mu karere ka Rutsiro, ngira ngo ni mu burengerazuba bw'igihugu. Genda iwanyu uzane amafaranga ngewe ndagura igare ndagura. Aba bari kugaragaza iki kibazo ni abaturage batuye mu kagari ka Kabujenje mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro. Aha bari kubwira TV na Radio 1 uburyo batewe impungenge n'abagabo bari kwirukana abagore babo bakabasubiza iwabo ngo bajye kuzana imitungo. Yamara kumutera nginda akamuhereza iwabo babone barere uwo mwana asendajyo nkibamanira uwo mwana kandi wamubyaye kandi ufite n'imbaraga. Byakubayeho nawe ufite umwana byagenze batse ibyo bikoresho Nyibiro cyane nejo mundi ahubwo nibyo mpamvu ndi gutakamba. Abasore bari kujyana abakobwa kandi ndana inzoga bahaye iwabo. Barangiza bakumva yuko iwabo w'umukobwa bagiye gufata inga bagafata igare bakagura amanduza indebe zo mu masaro. Nibyo mu nzu byose ngo umukobwa nabari babigura. Ibyo bintu biri kuturenga turabantu bababyeyi. Abagabo bavuganye na TV na Radio 1 babwiye ibi bitangazamakuru impamvu bari gusubiza abagore bashakanye iwabo kujya kuhazana imitungo. Kubera yuko nyine habaye ibintu byo kuhuguza abasore bazana umugore nakinaguhaya akazaje kugabana ibyo waciye. Niyo mpamvu abasore bafashe umwanzuro ko umukobwa ugira muzane azajya aragira icyo atanga. Abagore bahuye n'iki kibazo babwiye TV na Radio 1 ko bari kwirukanwa ngo basubire iwabo kuzana imitungo ari akarengane gakwiye kubazwa abagabo bashakanye. Iki gihe turimo uri kuba umaze gushaka ugezeyo washatse mwumvikanye ku bushake bwanyu, wajya kubona agahita akubwira ngo rero tugomba kujya gusangira. Uko gusangira ahita akubwira ngo genda iwanyu bazagura ibikoresho matera mbese ibintu byose bisabwa mu rugo akabiguhereza. Iwanya ahita gushorera akagenda bakabiguha batabiguha ni kwa gusenya agahita akubwira ngo donzabana n'umugore utagira ibintu abandi barabibahaye ukagenda. Ibi aba baturage bari kuvuga bavuga ko biteye impungenge kuko bikomeje kuba imbarutso y'isenyuka ry'ingo aha mu kagari ka Kabujenje mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro bitewe nuko hari umugore bari gutuma imitungo nyamara n'ubundi wabo ntayahafite. Reka dumwana w'umukene ari kugari yagaze ibyo byabura bakamwirukana. Gute rero? Gucya ko umusore ari kumara kubura ibyo bintu byo bamutumye byari gushaka iwabo w'umukobwa yabibura ati none genda ubifite iwabo azabizana.
aba baturage basaba ko abagabo bari kwirukana abagore bashakanye babasubiza iwabo ngo bajye kuzana imitungo bakurikiranwa kuko biri gukurura amakimbirane mu ngo. Buko bojya barabibyiyama mu baturage. Dushaka ko ibyo bintu bicika kuko ni umuco mubi, uwo muco ni mubi rwose ugomba gucika. Umwana agashakana na mugenzi we bumvikanye batitwaje ibintu kuko abantu twese ndabo dufite ibintu dufite umutungo. Meya Kayitesi Dativa uyobora akarere ka Rutsiro TV na Radio 1 bimubaza kuri iki kibazo yabwiye ibi bitangazamakuru ko ntacyazi gusa ngo icyazi kuri aba baturage batuye mu murenge wa Kivumu ngo nuko bakunda kubyara gusa. Akavuga ko habaye hari abagabo bari gutuma abagore baba imitungo mu rugo ari ikibazo cyakurikiranwa. Icyo kibazo cyo kuba batumwa imitungo byo nta gihari, ahubwo wenda cyaba kizwi nuko bakunda kubyara cyane. Numva icyo ngicyo rwose nta gihari. Igare cyangwa akakubwira ngo ntibakene na moto ariko ubona ubushobozi bwovayo yoyigusaba. Aba baturage batuye mu kagari ka Kabujenje mu murenge wa Kivumu bari gutaka iki kibazo mu gihe n'ubundi abakobwa batarashaka bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Rutsiro bakigowe n'amafaranga basabwa n'abahungu bagiye kubashaka arenga 500 kugira ngo bashyingiranwe nabo. Nta bakobwa bose bigenda gute? Tanga amafaranga 600 wagufite. Peter Crevanize y'Imana TV1 mu karere ka Rutsiro. Turabashimiye mwebwe mwakurikiye aya makuru yaranze umwaka mu ngeri y'imibereho myiza y'abaturage. Umwaka bari munini, aya namwe muyo twabatoranyirije yaranze iyi ngeri muri uyu mwaka dusoje wa 2024. Amakuru yo yari menshi cyane ngira ngo mwagiye muyakurikirana benshi wenda murana cyane yibuka, ariko aya nayo twabashije kugenda tubatoranyirizamo kugira ngo twongere twiyibutse ibyagiye biranga umwaka by'umwihariko mu mibereho myiza y'abaturage. Turabashimiye cyane, twizera ko n'umwaka 2024 wabagendekeye neza. Turi kwambuka muri 2025, turifuza ko nawo wazababera uwishya n'ihirwe ukababera mwiza mukawuronkamo ibyiza byinshi. Dieudonné, reka ngushimire cyane. Nanjye nagushimira. Rero reka dusoreza ahangaha. Nge na Dieudonné Nshimiyimana, nanjye nitwa Savio Kwizera. Mugire umwaka mushya muhire wa 2025. Ciao.